aryoshye imibonano mpuzabitsina ni iyihe nayahe? yewe amasaha ndyohera iyo ndi gukora imibonano mpuzabitsina ni amasaha ya nijoro. Kuko nijoro waruhutse mu bwonko mwese, abawe yaba n'umutware wawe mama mwarutse mu bwonko, aba yavuye muri ka kazi kamutera stress, nabo bavuye muri ka kandi ko mu rugo biriwemo mugakora imibonano mwumva mwese muyishimiye, nta kibazo mufite. Nta kibazo mufite. Ubwo nuvuga ngo wowe isaha ukunda gukora mu imibonano mpuzabitsina ni amasaha ya nijoro. Ni amasaha ya nijoro. Shuti mukunzi, wowe ugeze kuri ino Media TV ndagusuhuje kandi nguhaye karibu mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Uyu mukobwa muri kubona hano kuri kamera y'ino Media TV yitwa Keza ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Uri tayari gutanga isomo hano kuri ino Media TV mu kiganiro twige? Uri tayari nta kibazo. Agatari kumeze neza. Neza cyane. Ndabona inzobe nataye, ushobora kuba uri muri babandi bavuga hanze ahangaha. Babiciye. Nawe uri mu babiciye. Yego. Ndagira ngo ubanze usuhuze abagukurikiye. Bakunzi ba ino Media TV, banje kubasuhuza. Ni umukunzi wanyu Keza musangamwe. Umukunzi wanyu Keza niwe ubasuhuza. Keza nkuko nari mbivuze, tuguhaye ikaze kandi twishimiye no kuza kubana nawe mu ishuri ryacu ry'uyu munsi. Ubwo uheruka hano kuri kamera ya ino Media TV, hari ibibazo muri icyo gihe, hari ibyo batwandikiye, hari n'ibyo batubwiye ngo ibi n'ibi. Hagati aho ngaho tutarabyinjiramo, turashaka tumaze kwinjira mu kiganiro cyacu, wenda nituza umwanya nuza kutubana muremure cyangwa se nituza kubona hari uburyo bimeze, turi buze nabo gusubira mu byifuzo cyabo cyangwa se mu byo bagiye batwandikira batubaza, ubundi nabo tubasubize cyangwa se ubasubize. Ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se akantu ngira ngo tuganireho uyu munsi, hari uburyo bwo gutera akabariro. Icyo kintu cyumva ni ikinyarwanda cyangwa se ni ijambo risa n'irizimije, ariko nanone ku rundi ruhande rwumvikana. Gutera akabariro urabyumva? Ubundi gutera akabariro ni iki? Gutera akabariro ni ugukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo wishimiye. Hari abatera akabariro batishimiranye, ariko cyane biba byiza iyo utera akabariro ku muntu wishimiye. Gutera akabariro n'umuntu utishimiye, icyo gihe biba biterwa n'iki? Gutera akabariro n'umuntu utishimiye biba biterwa n'uko utamwumvishije. Guterana akabariro cyangwa se gutera akabariro ni igikorwa kiba hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se hagati y'abantu bishimiranye. Singo gutera akabariro noneho bikorwa ryari, cyangwa se ni ikihe gikorwa kiba mbere yo gutera akabariro? Igikorwa kiba mbere yo gutera akabariro ni uko mubanza kwishimana, haba ku mugore haba ku mugabo, mukabanza mukishimana mukiyumvanamo. Nk'urugero ruto naguha, hari ukuntu umukunzi wawe yenda tuvuge ku mugabo n'umugore, hagiye nk'umugabo wawe usohokana akakujyana nk'ahantu akakugurira nk'inkoko, akakugurira yenda nk'iyo fanta, ugataha wumva wishimye cyane ufite umugabo wanjye yansohokanye, ukamuha keya neza, nyine mwagira mu rugo mugahana keya neza. Ikintu cyo kunyazwa kugira ngo mutangire mwinjire mu gikorwa cy'imibonano. Hari umugabo uba utazi kunyaza, hari n'umugore uba utazi uburyo bwo kunyaza. Ubundi kunyaza bikorwa nande, bikorwa ryari? Kunyaza ukuntu bikorwa n'umugabo, bigakorwa mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo anyaza akoza hehe, cyangwa se nihe hari password yo kunyara k'umugore? Ahantu ashaka gukoza ukumva ibyishimo ni byose, ni kuri rugongo. Kuri rugongo niho umugabo akoza igitsina cye, ubundi umugore agahita anyara. Yego. Ntabwo iyi yariyo ari cyo kiganiro cy'uyu munsi, nuko ari akantu kaba kajemo gutyo kugira ngo n'abantu babashe gusobanukirwa mu gihe kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ikintu kiri bwibandeho cyane ni ikibazo kibazo ute se mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se igihe cyo gukorwa imibonano mpuzabitsina ni ryari imibonano mpuzabitsina ikorwa ikaryoha kurusha ikindi gihe? Wowe mbese igihe ujya ukora imibonano mpuzabitsina ikakuryohera
cyangwa se amasaha ari generali ariko munari ku bantu benshi aryoshye imibonano mpuzabitsina ni iyihe ni ayahe? yewe amasaha ndyohera iyo ndi gukora imibonano mpuzabitsina ni amasaha ya nijoro kuko nijoro uba waruhutse mu bwonko mwese yaba wowe yaba n'umutware wawe muba mwarutse mu bwonko aba yavuye muri ka kazi kamuteraga stress nabo bavuye muri ka kandi ko mu rugo wiriwemo mugakora imibonano mwumva mwese muyishimiye nta kibazo mufite. Ubwo no kuvuga ngo wowe isaha ukunda gukoramo imibonano mpuzabitsina ni amasaha ya nijoro. Impamvu hitamo ayo masaha ya nijoro byaba biterwa na ya mvugo bagiye bavuga ngo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina mu masaha ya nijoro ushobora kubyara igitsina kimwe cyangwa ikindi bitewe n'igihe wakoze imibonano mpuzabitsina. cyane nawe niyo mpamvu igutera gukora imibonano mpuzabitsina nijoro. Muri icyo gihe cy'imibonano mpuzabitsina yawe ya nijoro umugabo wawe yaruhutse ubundi umwakira gute nawe iyo waruhutse? urumva mwakira neza cyane, mwakira numva nanjye nta stress mfite mu mutwe, nkamwakira numva nta bintu mbega inyuma yanjye binjagaraza. nkamuhake yakishima nkamumenera y'amazi nyine abagabo baba bashaka nabo bakunda. nkamuhagira muri make nkamuhagira y'amazi yanjye. Ibi urimo uratubwira ni ku ruhande rwawe. Noneho ku ruhande rw'uyu munyeshuri uri muriga, ku ruhande rw'uyu munyeshuri uri muriga cyangwa se urimo urafatira isomo, nawe aramutse ahisemo kujya aterwa cyangwa se akora imibonano mpuzabitsina ku masaha ya nijoro, icyo wamubwira nawe yajya yibandaho kugira ngo aryoherwe n'iyi mibonano ni iki? ikintu nabwira abankurikiye ni uko bagenzi banjye b'abakobwa, bagenzi banjye b'abamama muri cyane amasaha, nuko njye icyo nabashishikariza bazajya bikuramo stress ziri inyuma, stress zose bakazizima, izo birimo mu rugo, izo birimo mu kandi kazi kariko kose bakazikuramo, bagakora imibonano mpuzabitsina n'abagabo babo bumva babyishimiye, bumva ari byo barambirwa, bumva ari cyo kintu gitekerezwa bafite muri bo cyonyine. Ndagushimiye rero heza, ndagushimiye ku kiganiro uhaye media turi muri aka kanya, kandi nizera ko ejo cyangwa ejo bundi twongera guhamagara uzagaruka. Nshuti mukunzi wa Kino Media TV, ndagushimiye nawe ku mwanya wawe. Ibiganiro byacu uko nawe bigiye ntakagaruka, mukaba murajya mubikurikirana kuwa gatatu no kuwa gatanu ndetse no kuwa mbere buri minsi ku masaha ya saa 10 saa 11. Ayo masaha ikiganiro ukazuba wakibonye. Ndabashimiye, Imana ibamugisha. Ciao ciao.